iri ni itangazo rireba abagore badefiriza, iri ni itangazo rireba abakristo badefiriza. Ndagira ngo mbamenyeshe ko niba uri pasitoro cyangwa se ukaba uri bishopu, abakristo bawe bakaba basuka, bakaba badefiriza, bakaba bataga ibitambaro, umenye ko muri uriya mutwe harimo umwanda wose wibera. Mbwira ukuntu umugore yambara amezi 3 atakaraba mu mutwe, warangiza ngo stress arazikira. Mbwira ukuntu umugore yamara amezi 6 atakaraba mu mutwe, ari ugufata agati cyangwa se kakirida akajomba mu mutwe kubera ko umusatsi uba uri kumurya, kubera ko icyo riba riri kumurya. Noneho kuri aba bana b'abakobwa ibi ngibi bituma nukuvuga ngo mu bushakashatsi bwakorewe muri Leta Zunze Ubumwe z'ibitekerezo byanjye bwasanze umwana w'umukobwa ubudefirije, umwana w'umukobwa yarashizeho biriya bisuko amezi 6 yose, amezi 3 yose adashobora gukora ikizamini ngo agitsinde. Kubera mbese nawe reba, nimba twemera gukaraba buri munsi, undi amaze amezi 6 adakaraba mu mutwe, ibi ese ubundi yatekereza ate? Mbwira kuntu yatekereza adakaraba mu mutwe. Mbwira kuntu niba usanga abantu bari kudwara imitwe idakira, nibwo usanga abantu bari kudwara stress, nibwo usanga abantu bari ukare ngo arwara umutwe udakira. Nuko ngo ibi bintu byo uzazinduke kare kare ku cyumweru, ubabwira uti mukoremo ibitambaro, n'ubakabwe uti mukoremo ibitambaro, nibwo uzabona ko by'ukuri ibi bintu byo kudefiriza bisa n'umwanda mu itora. Bivuga ngo umugore wifata agatega igitambaro hafi amezi 3, uyu mugore abika umwanda mu mutwe we ungana n'igihe kingana n'imyaka 5. Urabyumva neza? Nawe reba cyane cyane aba bagore basuka, wambwira ute ko umuntu amara amezi 3 atakaraba mu mutwe? Ejo ngo umutwe uri kumurya, ejo ngo yarwaye stress, ejo ngo ibibazo byakomeye. Noneho wowe mugabo nyakugorwa, wowe mugabo ukemura ibibazo byose, ngo umugore yarwaye, ngo arwaye umutwe udakira, kandi amaze amezi angahe? Amaze amezi 3 yose adakaraba mu mutwe. Kubera ko ibi bisuko byabo ntabwo bibemera kugira ute gukaraba hehe mu mutwe. Na niyo mpamvu amatorero amwe yavuze ati mu by'ukuri ntabwo twemera abantu basuka, ntabwo twemera abantu batega. Uramutse ugiye mu rusengero ari ku cyumweru ukabwira abagore uti mu by'ukuri buri wese yiyambura iki? Yiyambura igitambaro mu mutwe we, wareba ibyakubaho. Hari abaza batasokoje, hari abaza batakarabye, hari abaza bafite inda mu mutwe, hari abaza bafite ivumbi mu mutwe. Nukuvuga ngo kiriya gitambaro cyo mu mutwe abagore bitega, nukuvuga ngo kibika umwanda. Kandi mu by'ukuri niba tugiye kwigisha, niba tugiye kwigisha isuku, niba tugiye duhere mu rugo, duhere ku bakristo. Nitumara kubaheraho tubone kujya hehe ahandi, ngo nimutunganire Imana ubudasiba. Nimumara kuyitunganira ngo abantu bose bazabona ko mubana nayo, nibamara kubibona bareke ubugome bitabe Yesu. Nukuvuga ngo abagore nibagira isuku n'abagabo bazagira isuku. Bishatse kuvuga iki? Ibi bintu byo gusuka bitera umwanda nyaboneka. Ushobora kuba uri umugore uri kunyumva, ushobora kuba uri umupasiteri unyumva nyaboneka. Nimba uzi ko itorero ryawe risuka, ugerageze ubwire abantu nibura bashaka ubundi buryo batunganya umusatsi, ariko gusuka bya bisuko biramara amezi 6. Amaraso y'umucunguzi niyo soko yose abanduye, niyo yose abanyabyade bakabonera rwose. Ndaguhimbariza mucunguzi, imbabazi wangiriye.
nanjye umwihebe mubi cyane umnabarumboneze ndaguhimbariza mucunguzi imbabazi wangiriye ukanyoza ibyaha nakoze mu maraso wavuye ndaguhimbariza mucunguzi imbabazi wangiriye ukanyoza ibyaha nakoze mu maraso wavuye mugenzuraga